izina rya Yesu we ribamari mibabaro rikabatinyura umutima ukomeretse timukomereze iryo riwukiza ushonje rirawuhaza riroruje ushonje rirawuhaza riruhururushe niryo ngabo yanjye yanjye nziza we ihora inkingira n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa. Amen. Haleluya. Nitwa Harerimana Celestine cyangwa se nitwa Celestin Harerimana. Hanyuma ndi umugabo maze kubyara gatatu. Imana iduhana umugisha. Muranzi turabana hanyuma nkaba umuririmbyi wo muri korali Goshen. Yesu aduhana umugisha. Reka dusangire ijambo ry'Imana iriya minota mikeya dusome mu gitabo cya Yobu ibice 9. Yobu ibice 9 ni page ya 486. Hari igihe ufite Bibiliya iri kumwe n'iyanjye ubu page ni 486 igitabo cya Yobu ibice 9. Hanyuma turebe ku murongo wa 3 turasoma no wa 4 hanyuma dusome no wa 5 naho ngaho. Yobu ibice 9 murongo no wa 4 no wa 5 reka bariho dusoma wa 3 twihorere. Aranditse ngo ugira umutima w'ubwenge kandi n'intwari y'inyamaboko. Ninde wayinangiriye umutima akagubwa neza? Yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Kadusubiremo. Igira umutima w'ubwenge kandi n'intwari y'inyamaboko. Ninde wayinangiriye umutima akagubwa neza? Hari akabazo. Hanyuma umurongo wa 5 haranditse ngo yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bariya baranyihore kandi nzi ko tubana neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Namwe disi mwakire ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha kandi. Nari ntangiye ndirimba zino ndirimbo zo mu gitabo kuko nkunda gusenga kandi iyo nsenga manumva nakunda gukoresha zino ndirimbo zo mu gitabo. Hanyuma rero iyi ndirimbo ya 16 iravuga ngo ba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura. Reka ne kujya ku bindi bitero by'ibindi mzihorere ntago ari bikeya nubwo twaririmbye bitatu ariko icyo nari nshatse kuvuga kimwe gusa n'iki cya mbere kivuga ngo ba Yesu bishimira izina rye ryiza. Hanyuma iyo bamaze kuryishimira rihita ryo ryinjira mu kazi. Nibaronyumvise basi. Aba Yesu bishimira iryo zina rye kandi ryiza hanyuma ryarangiza ryo rikinjira mu kazi gukorera abo bantu. Yego. Iyo ababyeyi ba Kristo bishimira iryo zina rya Kristo, izina rya Kristo ryinjira mu kazi k'ababyeyi rikabakorera. Ako murabyumvise ra? Niba mwari mubyumvise mwahita mumenya ko burya muri gusenga. Mubyumvise mwahita muba burya turi gusenga. Uri gusenga wahita ubyumva basi. Wahita wumva ko umunyamasengesho muri kuganira. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza hanyuma ngo ribamara imibabaro
amen. Hari amazina mu buzima busanzwe umuntu yishimira, ariko ayo mazina twishimira muri ubuzima busanzwe hari ahantu agarukira ku mibabaro yacu, ntabwo agera hahandi, ntabwo atugerera ku ndiba y'umutima ngo akoreho, ahubwo akora uko ubushobozi bw'ayo mazina bungana, kuko aya mazina twishimira ya hano mu isi akora uko ubushobozi bwayo bungana. Se muri kunyumva? Aya mazina twishimira hano mu isi akora uko ubushobozi bwayo bungana, ariko iri zina rya Kristo Yesu, amen, rifite ubushobozi buruta cyane iby'aya mazina yandi twishimira hano mu isi akora. Haleluya, haleluya, ariko mwanyikirije, haleluya. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza, rikabaremara imibabaro, rikabatinyura. Iri zina nararyishimiye, mpita mbona inyungu yabyo. Ubundi dukwiye kuvuga ibyacu, tukavuga Imana yacu, nkahaguruka nkavuga Imana yanjye, iyanjye nkavuga iyanjye, amen. Ubundi nkwiye guhaguruka nkavuga Imana yanjye, Imana ya Yakobo, Imana ya Daniyeli, Imana ya Saduraka, Meshake na Abedenego, rwose turayemera, niyo kandi ijambo ry'Imana avuga ngo uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. Ariko Imana ihimbazwe cyane iyo yaba bahungu, iyo yaba bagabo twarayumvise, hanyuma turayizera, hanyuma tugenda turayikurikira, noneho twisanga ibaye yacu. Ntabwo ikiri ya Bariya gusa, ahubwo ni yacu. Ntabwo ikiri ya Daniyeli, ahubwo ni ya Celestine wabahagaze imbere. Ntabwo ikiri Imana ya Miriyamu gusa, ahubwo ni Imana y'umuyobozi wacu uduhagaze imbere. Yego mwami Yesu, se muri kunyumva basi? Ntabwo iyi Imana ikiri ya Hana gusa, ahubwo niyo uyu mubyeyi uri hano nawe uyitegereje kandi iraboneka, ko yaravuze ngo abanshakana umwete bazambona. Amen, amen. Ntabwo ari Imana ya Yobu gusa, ahubwo ni Imana yacu, ni Imana yacu, amen. Urabara njyewe nabonye Imana nyamana yemwe, nabonye iyo Mana, nabonye Imana nyamana yemwe, nabonye iyo Mana, nyamana yemwe, nabonye iyo Mana, nabonye Imana nyamana yemwe, nabonye iyo Mana. Ubusanzwe nababwiye ko nitwa Harerimana Celestin, hanyuma iwacu ni ku Kibuye, i Karongi, hanyuma niho nturuka. Ndabyibuka ko nahavuye muri 2009 nko mu kwa gatandatu, Imana ivuganye nanjye ndi muri Nibature, maze gukizwa nabonye Imana, amen. Hanyuma mu gihe nyiri kwa data mu Rugamba Ndizera, ariko kandi bakundaga kwita bikombe, nari ntarasobanukirwa n'umucyo wayo, ariko aho umucyo umariye kungeraho, amen, ndayibona, ariko kandi nkurikirana uwo mucyo wayo ungeza aho ngeze uyu munsi. Data bamwitaga bikombe kuko iryo zina, ayo mazina yandi yiswe n'ababyeyi be, yari yaribagiranye kubera ubuzima bubi twabayemo, kuko mama yapfuye mu 1993. Hanyuma rero dusigarana na papa, tuba mu buzima bugoye cyane, ariko kandi ubwo buzima bugoye Imana yagiye ikomeza kudukurikirana. Imana ihimbazwe. Ubuzima bugoye uko bwaba buri kose, Imana irabuzi, Imana irakureba. Burya igitumya kuka kawe kagitera nuko umugambi wayo ukomeje ku buzima bwawe. Uzavamo umuntu kandi uzavamo umuntu. Burya uzavamo umubyeyi kandi burya uzavamo umuntu w'umugabo, amen. Hanyuma rero ubwo buzima buratugora cyane,
buratugora, ariko ubuzima buryana, inzara iryana. Kuko nabyibuka ko mu gihe abandi babaga basinziriye mu masaa saba z'ijoro, twebwe nibwo inkono yabaga iri ku ziko. Iryo joro tuvuye kubishaka, njyewe na muzehe wanjye tuvuye kubishaka, turakundana cyane na n'uyu munsi aracyariho. Tuvuye kubishaka twakundaga gutwika amakara y'ibishyitsi, hanyuma tukayajyana, akenshi bakadukubita tugagera mu rugo nka saa 5 z'ijoro. Tuvuye gushaka impungure n'ibishyimbo, nibyo twacyuraga n'igitoki cya mazizi. Hanyuma urumva mu masaha y'abandi baryamye, twebwe nibwo twabaga dutetse ngo tubone uko turya. Ariko Imana yakomeje kunkurikirana, kandi ntago yemeye ko ubuzima bubi bumpitana cyangwa bumperane. Nabonye Imana. Amen. Nabonye Imana 2007 imaze gukizwa, mbona ukuntu Imana ihinduye amateka, mbona ukuntu Imana ihinduye ubuzima. None ndebera mpagaze ahanga, kandi n'umuntu umugabo mu nzu y'Imana, nkaba n'umugabi wanjye. Yego Mwami Yesu. Mwagize ngo ni ibintu bipfuye kuza gusa, nubwo mubona bijejo, ariko n'Uwiteka ubizanye abintereka mude. Mwitonde cyane, iyi Imana iraboneka kandi irashoboye. Amen. Haleluya. Yitwa Ntihemuka, iyo niyo Mana yanjye. Yitwa Ntihemuka, iyo niyo Mana yanjye. Mujye munyikiriza, niko abasenga bamera. Yitwa Ntihemuka we, iyo niyo Mana yanjye. Yitwa Ntihemuka, iyo niyo Mana yanjye. Data yiswe Bikombe kubera iki? Akenshi yajyaga ahantu bagize budehe bahingishije. Akenshi iwacu wasangaga umuntu yahingisha umurimo wose, agatumira abantu benshi bakaza kumuhingira yashigishe. Data rero aho yagiye akajyana igikombe, hanyuma icyo gikombe nicyo bahise bamwitirira izina, kuko yabaga ngo agiye kuzana, bakababwira ati nyaboneka ntimuze kunshura ku bivuzo, ndaza gushyira ikibwana nasize mu rugo. Ngaho mbwire nawe, ikibwana yavugaga n'uyu ubahagaze imbere, ntabwo akiri ikibwana, n'umugabo wo guhamya Kristo. Hanyuma bamwita Bikombe gutyo. Ubu rero umuyobozi uri kumbwira ngo nabonye Imana, narayibonye. Ntago warebe isura ngo uhite uyibonamo bya bivuzo, ntago warebe isura ngo uyibone mu cya gitoki cya mazizi twaraga dutetse saa 7 z'ijoro. Ahubwo Yesu yagiye avanaho ibyo, agenda ashyiramo ibindi bizima. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo komera. Ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo. Ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo komera. Oya. Mwanshutse ya minota yahise igenda, zikora uri kumanuka rwiruka, ariko nta kundi. Dusomye ijambo ry'Imana, cyo siko n'umuhungu wanyu, tuzakomeza tubane. Amen. Tuzakomeza tubane. Ariko nari ndi kubabwira ngo iyo wishimiye izina rya Kristo, ryo ryinjira mu kazi kawe. Izina rya Kristo nararyishimiye, hanyuma riramfata rinterura ku kibuye, rivuganye nanjye muri nibature, kuko nakirijwe muri nibature. Niyo mpamvu nkunda izi ndirimbo. Twebwe twaririmbaga mu gitondo muri nibature nk'indirimbo 5 zo mu gitabo, bituma ngenda nzimenya gutyo rero. Hanyuma ivugana nanjye muri nibature, hanyuma imbwira ko injyanye Gitarama. Naho yavuganiye nanjye ko injyanye Gitarama, nta bene wacu bariyo nta. Hanyuma ndabizibuka umuhanuzi wabimbwiraga, nabwo ati je nabonye ku gikuta handitse ngo Gitarama. Hanyuma ukwezi kumwe nisanze Igitarama. Nisanze Gitarama rwose, naragahungu karaho ngaho. Ariko mpageze Imana ibana nanjye mu buzima bugoye gupfundikanya byanga, ndi kubyibuka ndikizabonwa ndi gusenga Imana, nyibwira ngo nimpitike nsubire ku kibuye, habwira nyimbwira ngo iranyubakiye. Mva kandi ubuzima bwari bugoye bukakaye. Hanyuma Imana irambwira ngo ninjye wakuzanye
kandi ni nanjye ukubakiye. Yewe urwo yararwubatse, irwubaka nta nkwano ndi burebe, irwubaka nta byose guhera kuri zero, nta na kimwe mfite. Nabonye Imana, mumbabarire, nabonye Imana. Iminota ibibaye mikeya ariko nabonye Imana irarwubaka, maze kuntungura umunsi bari kumwe berekana umugeni hano ku cyumweru cya nyuma azashyingirwa kuwa gatandatu, mu gihe banyerekanye ari ku cyumweru ko nyari gushyingirwa ku cyumweru, n'ubundi ari nawo munsi nari gutanga inkwano. Data ko yari yavuze ko ntashobora kujya mu murenge nari kuwujyamo, ari kuwa kane nzashyingirwa ku cyumweru, ava ko ntazajya mu murenge inkwano itabonetse. Imana inkorera surprise, ndakavuze noneho, yego inkorera irantungura. Haleluya! Iyo wishimiye iri zina ryinjira mu kazi, ukisanga uri kwakira ibyo utatekerezaga kwakira kandi bisobanutse bizima. Imana irantungura, izana inkwano bamaze kunyerekana. Teraniro rya kabiri rishoje, umuntu arampamagara mu gihe nsohotse ngo nitabe telefone, bari bamaze kunyerekana ubwo ko banyerekanye mu materaniro abiri. Hanyuma arampamagara, yambonye nkisohoka ku muryango ati wimfata ni ngewe ugushaka. Hanyuma rero ariko Yesu ni mwiza. Haleluya! Hanyuma arambwira ati amakuru dufite nuko uyu munsi uri butange inkwano. None shikira, ampereza envelope ya kaki irimo ibintu by'inote, ariko Yesu wacu arashoboye. Yo bariya batazamuye rero, Yesu wacu agize ate, Imana irantungura. Iri zina iyo ryishimiye, hari ibintu rigenda rikora byo kugutungura kandi rikwinjiza mu buzima buzima. Nanjye narakoye, ntago bamumereye ubuntu. Narakoye kuko izina nishimiye ryampaye inkwano. Mubizi yenda ubu ngubu najyaho nkihagararaho nkatangira nkapfundikanya. Ubu ngiye gupfundikanya wanyomoza, ngiye gupfundikanya yanyomoza. Imana iramwakura. Dukora ubukwe, ndabyibuka imodoka zari zihari ari 11, jewe narazibasa. Ariko kandi mu modoka 11 usibye imodoka imwe twashizemo essence ya 5, kuko yiriwe izenguruka mu mujyi. Ni mu mujyi rwose, ari Muhanga mwitonde, hari mu mujyi. Imana yantambagije mu mujyi pe. Hanyuma niyo yari gukora akazi, ibintu byose bizegeranya, kandi abantu bose ibihekane byombi barabyubahirije. Haba muri dote barabyubahirije, no muri reception barabyubahiriza. Ese ibirori ntago bibamo ibihekane bibiri, siryananywa. Mwitonde, iri zina ariko hari n'ibikiri itatugezaho, ariko iri zina n'ibikiri itatugezaho. Ariko ayo mazina mutayeho umwanya, ubundi ayo mazina mutayeho umwanya, ukurikije n'imyaka umaranye n'iryo zina, uri kubona rizakugeza he? Iri zina uzi ko iri zina rigutungura rikanakwinjiza mu bwami, rikakwinjiza no mu bugingo. Murambabarire, twari dusomye ijambo ry'Imana riravuga ngo igira umutima w'ubwenge Imana. Amen. Ni intwari y'inyamaboko. Ninde wayinangiriye umutima akagubwa neza? Aya ni amagambo Yobu yamuturutsemo arabivuga, kuko mu gihe yari mu bigeragezo, mu kigeragezo kihanda, abantu batangiye kumukarasa ahantu, kumushyira ahantu, mbese batangira kumuvuga uko babyumva, batangira kuvuga ko ari umunyabyaha, batangira kuvuga ko yacumuye ku Mana. Ariko iri zina ryari riri muri we, rimuha guhamya. Arabasubiza ngo igira umutima w'ubwenge. Ni mwitonde, abahanga bariho ku isi, abahanga barahari mu gihugu cyacu, ariko iyera iyobora abahanga igira umutima w'ubwenge. Iyobora abahanga igira umutima w'ubwenge, ni intwari y'inyamaboko. Ahubwo arasubiza ngo ninde wayinangira umutima akagubwa neza? Ninde wayinangira umutima akagubwa neza? Yarashatse kubabwira akakuka kakagombye kuba kagitera, nakagombye kuba nkivuga iyo mba naracumuye kuyera. Ahubwo arakomeza aravuga ngo yimura imisozi itabimenye. Haleluya!
iyo dusenga ku manywa na nijoro, iyo dusenga ku manywa na nijoro, yimura imisozi itabimenye ikayobekana uburakari. Amen. Narishatse kukubwira ngo umubano ufitanye nayo niwe uzinjiza Imana mu kazi kawe. Narishatse kuvuga ngo umubano ufitanye nayo niwe uzinjiza Imana mu kugukorera. Se muranyumvise? Ubu se ntabwo ayo magambo ari amagambo agoye, hari igihe uba wumva umuntu yashatse intego ukumva ni ndende cyane, ariko umubano ufitanye nayo, nayivuze ngo umubano ufitanye n'Imana niwe winjiza Imana mu kugukorera. Uwo mubano uyinjiza mu kugukorera, niko narishatse kuvuga. Narishatse kuvuga ngo mubyeyi, umubano ufitanye n'Imana ishobora byose, uwo mubano niwe winjiza Imana mu kugukorera. Ariko nikira narimvuze ngo umubano ufitanye n'Imana muri iki kinyejana uzinjiza Imana mu kugukorera. Abakobwa mwashatse umubano hagati yanyu n'Imana, ko maze kubona ko imibano abantu bagirana igera igihe igafeyaringa cyangwa se igera igihe igatagacira. Ariko umubano dufitanye na Kristo Yesu winjiza Kristo mu kazi. Reka dusenge Imana, reka dusenge, cyatuzanye no gusenga. Kandi rwose njye ndimo ndabwira Imana ngo Mana, hagize icyiza kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri urugendo mfite, uzaze uca umugozi ko nezezwa no kubahoka nkabona uko ngukorera. Hari ibintu biza bikitambika mu mubano wawe n'Imana, ariko kandi ukwiye gusaba Imana ikaza igaca ikanacagagura. Oya ntice gusa, ubwo ikanacagagura. Nyuma yo gucagagura umubano ukongera ukaba umubano mwiza hagati yawe nayo. Imana izinjira mu kazi, nta kandi kazi izinjiramo, izahita ifata imisozi. Reka nkubwire, izayubikana uburakari, kandi iyi misozi izubikwa itazi amakuru. Ubundi iyi misozi niba yarize amakuru ari hagati yacu n'Imana, yakagombye gucisha make ikareka tukikomereza. Ubundi iyi misozi niba yarize amakuru yagacishije make ikareka tukikomereza. Mureke dusenge, mwarimu aze adufashe, mwarimu naza adufashe adusengere, hanyuma Imana yongere kandi iduhe kugirana umubano mwiza hagati yacu nayo, kugira ngo igihe ubone uko yinjira mu kazi, ubone uko twinjirira mu kazi, ubone uko idukorera. Yesu nashimwe cyane. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina urihebuje, niryo rinyiza, niryo rimisha ubutwari bwo kunesha, bwo kwinesha iby'iyi si, rikambana mu buretwa, rika mu mudendezo. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye, iryo zina rihebuje, niryo rinyiza. Nzajya nkwikubita imbere, nikubona mu ijoro, nikubona mu ijoro. Wowe mwami, wowe utwara geragera, niringira usingizwe, iryo zina haleluya ndarikunda ry'umucunguzi wanjye,
niryo zina rihebuje, niryo rigiza. amazina yose azibagira nawe keretse izina rya Yesu rizahora rimurika mu ijuru. Yesu bwiza cyane, Yesu niwe zina rihebuje, n'abandi bose yo mu isi imbaraga zo kuducisha. Yesu niwe zina rihebuje, riruta ayandi bose yo mu isi, imbaraga zo kuducisha. dushobora kuvuga amagambo menshi cyangwa tukaririmba indirimbo nyinshi, ariko iri niryo ritumye tubaho. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo nubona ko mzibagiwe uzabe nk'ukoma agashi wongere unyibutse Yesu. Amagambo yose dushobora kuvuga ku manywa na nijoro no kuvuga ngo tuvuge Yesu gusa. Yesu ataraza hari amagambo yo kuvuga ngo azaza. Umunsi umwe umugabo bita ngo ni Philippe yari umwigishwa wa Yesu. Yes. Abona uwundi mwene wabo witwa ngo ni Nataniyeli, aramubwira ngo uza amakuru ati mbonye umuntu udasanzwe. Ati uwo Mose yanditse mu mategeko, abahanuzi baramuhanura, njyewe ndamubonye. Ati se uramubonye? Undi ati ndamubonye. Uramubonye? Ndamubonye. Nataniyeli ati avuye he, umubonye gute? Ati aturutse i Nazareti. Nataniyeli ahita avuga ati ko i Nazareti hari cyiza cyavayo. Undi ati reka kuvuga amagambo menshi, ngwino nawe urebe. Twikirize haleluya haleluya. Wahageze Yesu ahita amuvugaho ijambo, aramubwira ngo Nataniyeli, ngukiri munsi y'igiti hahandi waruri nakubonaga. Ya Nataniyeli ahita avuga ati wambonye gute? Nawe ahita avuga ati ndamwemeye ni Mesiya. Haleluya 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 haleluya. Niryo zina niryo rituma turahanga. Kandi imubona Rafiki kwavuga yahagurutse kandi umuyobozi kandi amwubaha cyane. Nanjye nukunza mbigenza kugira ngo tutica gahunda. Ariko reka mbabwire gutya, ibyacu rimwe na rimwe bisa nkaho bidafatika, ariko bibyari bifatika. Bibyari ntago ari morale. Nanjye nshobora kubihagarara nkakubwira ngo bibyari bifatika. Ntago turi hano ngimbura mukoro, ariko iyo turi hano tuvugana ni yera. Kandi bibara amagambo, ariko bikavamwe nibifatika. Iyaduhaye Yesu yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ntago ari morale ndi kubatera ngo ariho mwishime. Oya, ibi ngibi bisa nkaho ari amagambo, ariko kandi Bibiliya itubwira ngo ibifatika byavuye mu bidafatika. Amen. None igikomeye nikiye muri zombi ni kidafatika. Nukuri kw'Imana igi original ni kidafatika. Niba rero ibifatika byaravuye mu bidafatika, ibidafatika nibyo bihambaye, nibyo bikomeye. Kandi nimo harimo ibintu yavuze amagambo menshi nakubye ko atekerezaho. Natekereje ukuntu Elisa natangaye, uzi ko umuntu agira amaso abiri. Niba arayo nyine ufite gusura impumyi. Niba arayo nyine ufite gusa uri impumyi. Kandi gutunga impumyi nyine uba ugomba kuyiranda. Ako iki gihande ko mutari gufusha pe. Ugomba kwemera ko no kuruhuruha ikakurusha. Ariko kandi Imana iduhe gutunga amaso yombi y'uburyo bwombi, yaba y'umubiri n'amaso y'iki y'umwuka. Tugiye gusenga Imana. Rafi urahamagara bihana cyangwa mwabahamagaye? Bihana mu gitondo. Tugiye gusenga Imana. Tubwire Imana ngo idukore ku maso, twongere tubone ko kora kwayo. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uhwezeshe amaso yanje kugira ngo nanje mpumuke mbone ibitangaza bikorwa mu ijambo ryawe. Niba rero ukeneye ko ibitangaza urabaza uhumuke, kuko ntubibonesha n'aya maso y'umubiri. Aya ngaya za nyuma hagomba kubanza kuboneka ibitaboneka, ibitabonwa n'aya maso. Hanyuma rero bya bindi bitaboneka bikabyara bigira gute ibiboneka.
turageje urure dusenga Imana ndico cyatuzanye yego siko se tugiye gusenga Imana ariko niba wizeye kuko kwizera kuva mu kumva ijambo ry'Imana niba wumvise warangiza ukizera nyemere dusenga Imana Mana turagushimiye mu izina rya Yesu turaguhimbaje turagushimiye ko uri Imana ikora imirimo n'ibitanga turagushimiye ko bagufite mwami bafite zose kandi ijambo ryawe riratubwira ngo waduhaye Yesu uzabasha kumuduhana n'ibindi byose turagushimiye ko izina ryawe ryihagije mwami turagushimiye ko ari wowe ubutumwa bwiza tuvuga ku manywa na nijoro Kristu tukakuvuga bakire kure cyane bakiguhanura ababaramu n'abandi n'abamose babyandika mu mategeko kugeza tukubonye n'uyu munsi turakuvuga kuzagaruka kujana itorero ni wowe ubutumwa bwiza bwuzuye abavuga ibindi bavuga ibyabo ariko twebwe ni wowe twamamaza ku manywa mwami kandi muri ayo mazina izina ryawe rihebuje yose yego risubiza ibyifuzo bifuza mwami Yesu shimwe abagushaka baba imbere yawe mwami kugira ngo bongere bakubone Yesu reka uhezeshe amaso y'abantu ritandukanye bateranye muri giterane iri terane izina ryawe rirahebuje turagushimiye ku ijambo ryawe twumvise reka rigira icyo rirema mu mitima yacu ihinduke rwose tugize imitima misha hanyuma kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro turagushimiye ko twumvise kandi gahunda zose uzikomeza mu Imana ku bwa Yesu umwami n'umukiza wacu amen.